icyo nzi nuko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora, ariko icyo nzi nuko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Mu rugendo ntabwo nabimenya byose, ariko nzi ko nzabimenya. Ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi ari byo mu gihe gito? Ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi ari byo mu gihe gito? Yesu nzi ko ufite amagare ibihumbi, harimo n'iryo wangeneye. Icyo wabitiye ngo ni ukugira ngo nzagere mu ijuru amahoro. Icyo wabitiye ngo ni ukugira ngo nzagere mu ijuru amahoro. Kandi nk'uko Eliya yajyanywe n'ingoga, nanjye uko niko nzava mu isi. Ubwo ibyago byose bizaba bishize, hariho guhimbaza Imana. Ubwo ibyago byose bizaba bishize, hariho guhimbaza Imana. Tuzaba ibihumbi turamye Umukiza, tuzamuririmbira twese. Uri Imana ikira mukamuri byose, ku buntu n'inama tugira. Uri Imana ikira mukamuri byose, ku buntu n'inama tugira. Mfite ubugingo, mfite umugabane mu ijuru. Mfite ibyiringiro, bifite ubugingo, mfite umugabane mu ijuru. Mfite ibyiringiro, bifite ubugingo,